Yes, ndagusuje kandi nongeye kuguha ikaze hano kuri NGS Empire. Niba ari ubwa mbere tubanye kanda subscribe, ukore share, ukore like kuri iyi video. Iyi ni part 2 ya video igendanye no gufungura account kuri Mifotra ndetse n'ibibazo byerekeranye nayo. Uyu munsi muri iyi video cyangwa se muri iki gice cya kabiri cya video, ariko niba utarebye video ya mbere uko wa creating account cyangwa se uko wakufungura account ya Mifotra, ushobora kujya muri subscription ushobora kujya muri description y'iyi video ukarebamo part 1 ukamanza ukayireba, hanyuma ukaza ukareba n'iya kabiri. Gusa niba usanzwe ufite account n'iyi video nayo iragufasha. Uyu munsi tugiye kuganira ku bibazo bibiri byerekeranye na account yo muri Mifotra abantu benshi usanga bahura nabyo. So ikibazo cya mbere turaza kureba ni ikibazo kigendanye na password yabaye expired. Ese ni gute wa updating, ni gute wa creating indi password igihe indi ya mbere expired. Cya kabiri ni ikibazo kigendanye no kuba not qualified, bakakubwira ko utari qualified kandi uzi neza ko ibyo bari gusaba ku mwanya ubyujuje. Ngiye kukwereka uburyo wabikora bikagenda neza muri account yawe. So icya mbere nk'ibisanzwe uraza muri Chrome cyangwa se indi browser yose ukoresha ya internet, ujye muri e-recruitment. Yes, uraza winjiremo nk'ibisanzwe. Uraza uko tuyinjiramo ndakeka nta muntu utabizi. So iyo umaze kugera ahangaha ukajya gukora login. Yes, tegereza gato. Yes, login. Iyo tugiye gukora login kenshi bahita batubwira ngo harabo bahita babwira ngo password yabaye expired, ugishyiramo email na password. So nta kundi ukuntu uhita ubikosora muri account yawe. Urugero igihe hano wamaze gushyiramo email washyiramo na password bakubwira ko yabaye expired, ikintu usabwa ni ukuyirestinga password yawe cyangwa se kuya-updating. Nta kindi uza ugakora, ujya ahangaha handitse ngo rest password. Sinzi niba muhabona rest password, ukakirika then ugahita bagusaba gushyiramo email yawe ukoresha kuri Mifotra. Yes, ushyiramo email yawe. Yes, umaze gushyiramo email urategereza bagahita bakubwira ngo check your email for rest token. Ahangaha rero ujya muri email yawe cyangwa se ukinjira muri Gmail ukagenda, hari ubutumwa babwohereje burimo link igomba kugufasha guhindura password yawe cyangwa se kuya-updating, kuko n'ubundi password hano muri Mifotra igeraho ikaba expired. So rero uraza ujye muri Gmail yawe. Yes, winjiremo urahita uhasanga ubutumwa bukubwira ko baguhaye link yo kuba warestingiraho password. Urayifungura ari nk'ibisanzwe. Numara kuyifungura uraza urebe umanuke, urasanga ahantu hari link yo guhinduramo password, uyikirikeho. Numara kuyikirikaho barahita baguha agatebo kameze gutya, bakubwire ibisabwa password ugomba gucreatinga. Ibi murabiza benshi. So hari handitse hambere new password, niyo ushyiramo iyi password nshyashya. Noneho hasi warangiza hano muri confirm password, warangiza ukayikonfirma, ukongera ukayandukura bwa kabiri, then ugahita ukora icyo bita submit. Ukajya hano hasi handitse ngo change password, iba yakunze. Iyi password yawe ihita iba updated kongera kwinjira. Kandi ikindi ntabwo wongera gukoresha password nk'iyo wakoresheje mbere, ugomba gukoresha uburyo ugira ibyo uhinduramo ikabitandukanya n'iya mbere, kuko iyo ushyizemo iya mbere banajya kuvuga ngo warayikoresheje wakoresha indi. So abantu mufite icyo kibazo ndakeka rero mubonye uko gikemuka. So rero ku kindi kijyanye no kuba utari qualified, ngiye nacyo kukibereka. Dusubiye muri account yacu. Yes, iyo umaze kwinjira muri account ukajya mu mwanya runaka bakakubwira ko utari qualified cyangwa se utari qualified cyangwa se utemewe gupiganirwa mu mwanya, kandi ubizi neza ko we
uko wowe ubyujuje ibisabwa kuri uwo mwanya. So wenda urugero, uyu muntu ndi gukora wenda yize MEG, urugero agiye kudepoza muri wenda Social Economic Development Officer ku Busedo. Ubundi ku Busedo batubwira ko abantu baba bakapurayinga ari abantu bize Humanity Science, ubwo harimo izo za MEG, HEG, FK, ibintu byose by'indimi, ibintu mbese bya social sciences byose biba birimo, akaba ari byo umuntu yemerewe kudepozaho. Kandi uwo muntu koko agasanga yize MEG kandi nawe akisangamo, ariko yajya nko kudepoza wenda urugero kanze nkwereke wenda akadepoza nk'ahangaha urugero kuri uyu mwanya ni uwa Social Economic Development Officer cyangwa se SEDO ku mwanya w'ubusedo. So urabona bamubwiye ko ari not qualified kandi yize MEG, kandi na profile yigaragaza ko yize MEG. So ikintu wenda uranamanuka no hasi ureba urasanga A2 in education, certificate in agriculture, A2 humanity sciences and rural development, nibyo bari gusaba. Kandi tuzi yuko humanity science ari ziriya za HEG na MEG na za LKK, FK n'andi mashami yose ari social sciences. Ariko umuntu yajya kuba applying, urabona bari kumubwira ngo you are not qualified. So iyo bamaze kukubwira ngo not qualified, ni nkuko nanone hari igihe bashiraho umwanya bakaba bashyizeho wenda A2 in any field muri biri kintu. Hano bakaba bari ko bakandika wenda n'urugero rw'umwanya bashobora gutanga. Nawe wajya ku applyingaho kandi ukabona ko ari buri cyo wize icyo ari cyo cyose, any field, ukabona niyo nuza niyo qualification batanze hano muri bifotara. Hano icyo uba ugomba gukora wowe ucungana n'ikintu batanze ahangaha, akaba ari cyo ugenda ugakosora muri profile yawe kugira ngo bize kumacinga, kugira ngo nujya kudepoza ube qualified. Ikintu ukora ni icyo, niba uyu muntu yarize MEG, ni humanity sciences. Ibi rero nibyo ugomba kugenda ugashyira muri profile yawe, ukabihindura ugashyiramo humanity science. Ko nushyiramo MEG ntago bizakunda. Ni nkuko bazaba bakubwiye, ni nkuko nakubwiye ko igihe uzabona umwanya uriho A2 cyangwa se bachelor's degree in any field, ukaba warize kaminuza ariko wajya kudepoza mu bitewe n'ibiri muri profile yawe, ntabwo wadepoza ngo bikunde. Bisaba kujya muri profile yawe ukabihindura ukabihuza n'ibi ngibi biranga basabye. Uko bikorwa, uragenda muri profile yawe, so uraza muri profile yawe, yes, umanuka hano muri profile uzemo, uramanuka ahangaha rero, ahangaha handitse ngo ahangaha bari diplome, uraza ujye muri utu dukoni dutatu, ujye hano handitse editing. So uragiye icyo urakora rero, uraza ujye ahangaha ndetse ngo choose qualification. Wejye ushiramo usanisha na cya kindi wabonye hariya kiri guhura n'amasomo wize, sibyo? Wena niba ari A2 in humanity science, ni uri bushireho A2 in 8, sorry, and it's not in humanity science. Kasi utangiye kubyandikamo biranaza, akaba ari byo woza muno, nta kintu kitabamo. So iyo umaze kubishyiramo rero, wamaze kubyemezamo, ushobora guhita ukanda hano kuri update. Ni nkuko wakandikamo A2 cyangwa se bachelor's degree cyangwa se ni advanced diploma in any field, nayo wenda ari nko ku mwanya wawe usabye. So iyo urangije urabya update, ngarangije kubigira gutya. So noneho ni nabwo uzaza kwa applyinga kuri wa mwanya bikunda, ukagaruka muri ya myanya hano muri advertisement y'imyanya ibiri, ukareba kuri wa mwanya w'ubusedo wari urimo udepozaho. So turebe, yes, nguyu urabona. Noneho nujya kudepoza ku
kuba barakubwira ngo you are qualified, yes you are qualified, ubu ngubu uremerewe, then ugahita udepoza bigakunda, ugahita ukora apply, then apply now, yes bigahita bikunda. Ariko cyagiye baratubwira ngo you are not qualified kubera ko utari wabihindura. Hari rero nicyo ubusabwe usanze ibintu bihura n'ibyo wize kabisa uhita ubikora, ariko nanone hakaza kwitonda utazapfa guhindura ibintu uzi kutabyize, none ntabwo uba shortlisted. Utagenda ngo ubihindure wenda warigiye ibindi ku mwanya runaka, ntabwo bikunda kuko bakora checking, basanga utarabyize ntabwo bagushortlistinga. Ariko ubundi wamaze kwihuza neza kuko uzi ko hari ibyo byawe bihura n'ibyo uwo mwanya, so nta kabuza bitabikunda. So reka ngushimire rero wowe urebye video ukayirangiza, kanda subscribe niba ari ubwa mbere tubanye, ukore share video kuri video niba hari icyo ikunguye, so nawe utaha muri video nyinshi zikungura ubumenyi. Ciao ciao.